tuzivuga. Ntabwo ari umugore ariko byume nk'umugore. Ariko ndi kubona abaye batangiye kwisekera. Haravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari byo mubiri we, ni nawe mukiza wayo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Christine we ubakanusha kuvuga ahangaha, nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore namwe mugandukira abagabo banyu. Reka tumuka kagambo kari asakavuga ngo muri byose. Theo buriya ashobora no kuza yasanga ibyo biri ku rubaraza akabiraho uko ari ingaragu, ariko kubona muzagiye kwita umugabo. Theo akeneye gutaha, yagera mu rugo ntiyakire, akakirwa n'amaboko yombi ya Christine, amuhobera, amwishimiye, amusekera. Ataravuga amaso y'isuka bayavanyemo, ko tukarivanamo neza na wa mwenda akunda kwambara, kabishyira ahantu, kamwakira nk'umutware uje mu rugo rwiwe. Kuko birabuze ngo ugomba kukanduka muri byose. Theo akeneye icyo kurya byiza byateguwe kandi ukabitegura neza, ukanabizana n'ahantu heza no mu bisorori byiza. Theo akeneye kuganduke muri byose. Theo akazakora akazatuma keza atahananiwe, ntashaka stress zindi, izavanye mu kazi zirahagije, ahubwo araze ko yagera mu rugo umuruhure, wimwakiza kumutura ibibazo ibyo abagusuzuguye. Nibashaka bazagusuzugura ibyo ntabwo bimureba, arananiwe, akeneye kwakirwa neza. Ugomba kuganduka muri byose. Theo uyu nguyu ni Imana imukwihereye kubera yuko yabonye ko umukeneye iramukugenera. Nawe rero Christine, genda umugandukire nk'uko itorero rigandukira Kristo. Umudamu wa Theo na Theo akitwa umugabo wa Christine. Hanyuma uriya Marene utatu wakuhatana n'ururabo naje cyakuzanye no munsi, banga bana batware. Njya mbona abantu bavuga ngo bace amafaranga bakiri bashaka bazajya babihurira kuba ari umunsi wabo bari bafite bariho bashaka, ariko mu biti tuze kuvugana. Hanyuma bagiye gusezerana. Hano hari amasezerano bagiye gusezerana, barambikira neza. Theo unyumve, aya masamara yabonye nizumeba cyo twisoba cyane ko betse musomari cyo twisoba cyane neza kugira ngo zepasezerana no kuwe gitumba yaranje kandi yabuze ngo nta kibazo kama mbaya gira vato komeze gahunda na siwe bisina zimuzbarebe imari kumvisha. Hanyuma rero amaze kwasoma ndi imbere y'Imana n'itoro ryayo, ndakubaza wowe Theoneste ko wemeye kubana n'uyu Christine ngo akubere umugore mushyingira mu itorero, uzabana nawe mukunda, umurinda kuba kuzaba kwitonda, umumara umubabaro, mubaye mukize cyangwa mukenye, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye. Theo ntabwo uzifuza abandi bagore kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera bazamukana cy'iburyo bwite ndabyemera. Abyemera. Mukomere bana cy'abandi. Tugere kwa Christine. Christine nawe ndeba neza mu maso. Banzu lete ukwanza niba ari wabonye. Hanyuma Christine, ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ndakubaza wowe Christine ko wemeye kubana n'uyu Theo uyu nguri imbere yawe. Uretse Theo ngo akubere umugabo, uzabana nawe umukunda, umurinda, umukuyakuye, umumara umubabaro, mubaye mukize cyangwa mukene, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye. Christine ndakubaza, ntabwo uzifuza abandi bagabo kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Christine niba ubyemera gutyo urazamuka ikiganza uti ndabyemera, kandi uzamwaka cy'uburyo. Abandi dukomere Imana amashyi.
hanyuma rero hano hari amagambo nabwo bagiye kwivugira. Reka mbere kuri Theo, hano urashyira mu izina ryawe amazina yawe yombi, hanyuma hano uzwishyira amazina ya Christine. Ubundi ayo magambo yawe yewe byaba byiza ufashe urupapuro n'ukuboko kw'ibumoso, hanyuma biruka bikora urambuye ikiganza kimwe. yewe Iryumugabe Theoneste, ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu Kamire Christine Kabera umugore, nzabana nawe mukunda, murinda, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye cyangwa arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Yesu Kristo azabifashe. Dukomere Imana amashyi. Jewe Kamire Christine, imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu Iryumugabe Theoneste ko ambera umugabo, nzabana nawe mukunda, murinda, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye cyangwa arwaye, ari muzima cyangwa ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Yesu Kristo azabifashemo. Itorero dukomere Imana amashyi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero ni amasezerano amaze gusezerana imbere yanyu. Hano rero hari akandi kantu mugiye gukora, ariko mbere y'uko mugakora, abantu bafite amatsiko. Theo, twereke Christine umaze kurahira kubera umugabo w'intare. Njye ni nka kurahira abaririmba gatoya, nta kibazo mfite kuri buno bukwe, nabaniririmbira. Naba mfiteho ikibazo nkanyigimba, ariko ntafite ikibazo nabaniririmba. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero Theo na Christine, hano nanone hari ikindi gikorwa mugiye gukora gikomeye cyane. Ndagira ngo mbabaze niba hari ikimenyetso cyo kubana kwanyu mwa mwari. Hanyuma rero abitorero mwese hano hari impeta ya Christine kandi impeta ya Theo. Izi mpeta nk'uko muzireba, sinzi muri kuzibona neza, ariko muri kuri ino trade mwazibona hari utandukanyirizo zifite cyangwa se iteranyirizo. Bivuze yuko kwambikana iyi mpeta bisobanuye yuko bagomba kuzabana ubuzima bwabo bwose. Hanyuma rero agiye gutangira Theo, babanza kuvuga n'amagambo, agiye gutangira umwandiko iyo mpeta, hanyuma uvuga amagambo ari kuri urwo. Ntekereza ko ababagarage bashatse bafite urupapuro, kuko ntabwo uzi kwifasha munamwandike. Kisi hano baje mu gutembera bataje mu kazi. wowe Kamire Christine, mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkweguriye ibyanjye byose, bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Dukomere Imana amashyi. N'ibyo amaze gukora na Christine nawe arabikora. Ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi weguriye ibyanjye byose, bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Twese dukomere Imana amashyi. hanyuma rero
nagiye ko nafashwe neza neza gatoya. Mufatane mu kiganza. Njyewe Pastor Pascal Habimana kubw'ububasha mpabwa n'Imana nubwo mpabwa n'ituro rya Pentecote ryo mu Rwanda, nabije ko uyu munsi Theo abaye umugabo wa Christine kandi ko na Christine abaye umugore wa Theo, nuko abo Imana iteranije ntakazagire ikibatandukanye. Tugiye kubasengera Imana kugira ngo Imana izabahe urugo rwiza. Mwami Imana yacu so mucunguzi wacu Yesu Kristo, iyi ni gahunda yawe kandi ko wabiteguye yuko mu gihe nk'iki ngiki Theo na Christine uzamubakira. Byarasengewe mu gusenga kwabo, none wa munsi bategereje bageze gushoza amasezerano, bagiye kujya mu rugo rwabo. Uzabane nabo, uzabagirire neza, uzabiteho, uzabarinde ubukene, uzabarinde uburwayi, uzabaha urubyaro, uzabaha ubutunzi, uzabaha inshuti n'abavandimwe n'abagenzi, kandi uzabemerere uko bukeye n'uko bwije irari ry'imitima yabo rizagera ibyo guhazwa nawe. Tubasaba umugisha amajya n'amaza, tubasaba umugisha mu mbuto zo mu murima, mu mbuto zo mu nda, tubasaba umugisha mu kazi, tubasaba umugisha aho bazatura, kandi turabingingiye ngo nabo ubwabo uzabahindura umugisha kugira ngo abazaza babagana bazabagireho umugisha. Tubasabiye abana, tubasabiye ibyiza byose bikwiriye abantu bawe, abo wishimiye kandi abo unezerewe. Ntibazagire icyo bagukenana kuko uri umutunzi wa byose. Urakoze kubyumvise kandi ko uzabagirira neza. Dusabye twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Haguruke. Hanyuma rero kubw'aya masezerano bamaze gusezerana, turabanza tubahe seritifika y'uko bitwaye neza. Niba ari ikintu kinezeza ababyeyi, niba ari ikintu kibabaza abantu bishingiye cyangwa se abantu bashatse mu nzira zitameze neza, ni ukubona umusore n'umukobwa bitwaye neza bakarinda ubwari n'ubusugi bwabo bakoze ibirori nk'ibi ngibi, natwe tukabashagara. Ndatekereza ko ababyeyi ba Christine bahagararanye nanjye muri uyu munyenga wo kuvuga ngo ni ugushima Imana kuko Christine avarutse. Ndabitekereza ko ababyeyi ba Theo bahagararanye nanjye mu gushima Imana yuko Theo atambutse neza. Ariko ndatekereza ko n'abakristo bo ku Kinamba muhagararanye nanjye tugakomera Imana amashyi ko Theo agarukira mu Kinamba. Kubera iyo mpamvu rero itorero ryabageneye seritifika y'ishimwe nk'abantu bitwaye neza, bakaba badohereza bino birori. Reka nsabe Theo na Christine bakire ino seritifika yabo. Yego, aramaze gusinya. Hanyuma reka mpamagare imiryango yabo waje hagarariye Theo atambuke asinywa kino gitabo. Hagarariye Theo ni Murera. Christine ngwino iwe biracyameze neza nta kizahura nacyo. Reka nsabaga bose dukomere Imana amashyi. Twese twahaguruka tugahimbaza Imana. Ibi bintu
cyiza Imana ishimwe reka abadiyakoni barakuraho ariko nanone nk'uko twari twiteguye abashyitsi bacu bahageze abashyitsi b'icyubahiro niyo mpamvu nagira ngo aka kanya dushima Imana tubanze turushimire abayize ikagendana nabo tukabageza ngaha amahoro no kwemera kwacu tutagoranye ndagira ngo twigirije gushima Imana kandi tuyihamagare ibane natwe niwo mushyitsi mukuru w'uyu munsi ntegereje nyabona nubwo bakiri gukinga noneho ndagira ngo mumfashe tuyu ariko ko mutatuzenguruka twese muzamura ibiganza musuhuza abafashe ubukwe rwose mubakomera amashyi Imana nimurebe rwose nimurebe ukuntu bamwenyura rwose mushaka bugira irindi jambo turarihabwa na data murakoze cyane murakoze kandi murabereye murasimbutse cyane mubyeyi rero kandi mubyeyi utubyara mbonye abashyitsi batambuka gutambuka ibambe manga gikundiro cy'umuryango nawe kutewe akabura gutambuka ku ruhande abasore se bakuraho urufuko barihe Wamwana murabo amahoro muhindo se ubageze ni heza cyane mwatangiye kurya ibitonore se kera ica kino gisakuzo igisanzwe n'isakwe hanyuma tugasoma uyu byashize waratuzindukiye utubwira ko uzinduwe n'urukundo dukunda udusaba irembo tukubaza ko dufite amarembo menshi irembo usaba iryo ari ryo utubwira ko usaba irembo abantu batahana turakwemerera uranabifata urazindukuruka ntabwo wazaririye wagarutse vuba utubwira ko ari we na rwa rukundo namaze kuvuga haruguru utubwira ko uru rukundo rufite uburambe uti ababyeyi b'impande zombi ndavuga iwacu n'iwanyu
barakundanye baranabyerekana uti bahaye inka n'abakene igihe kiragera Imana irabahamagara mu bwami bwayo badusigira iragi cyangwa inshingano kuri urukundo rutazasibangana iti niyo mpamvu umwana wacu amashuri yize ndetse itorero ry'igihugu cyacu bigarutse mu gihugu cyatubyaye ndetse no ku rugerero yabanye n'umwana wanyu w'umwana witwa Kambere uyu munsi naje kubasaba umugeni ikiganiro cyawe twaracyakiriye ushaka inzitizi zatuma utabona umugeni mu muryango wacu usanga ntazihari tukwemerera umugeni uradushimira tugusaba inkwano uradukwira inkwano zizihiye umugeni twagusabye wadusabye inkwano turazishima waratubwiye uti singarukiraho ndashaka uterutse ntabwo nasabiye kurambika uraduterukiriza udusaba ko tuguterukiriza twebwe umuryango wawe Nyabigwi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 2019 kuri iyi saha tuzamuhekera umugeni wadusabye. Reka mushimire umusaza kwa Mwaga ubuzima. Reka tuho haguruka. Yanuhaguruke wenyine uyu munsi mwabaye umwe, sibyo? Muryango wa Sebasoni ngira ngo ko twakira abakazana baje batugana murakuzi, munyemerere duhaguruke twakira umugeni baje baduherekeye, tubigaragarishe guhuza ibiganza, dukoma amashyi, hanyuma ababyeyi bavuze impundu, twakire mukazana mu muryango wacu. Nimuhaguruke, reka dukoma amashyi. Rwamwana, reka wumve Theo rero uko aririmba. Ni umuririmbyi w'umuhanga. Araririmba. Kambire kuva nikubona nakaze ko wambaye umutima w'urukundo Imana irakumpaye n'umwana uje mu bandi, uri umubyeyi turi abandi, ariko biruseho ibyo n'ibyishimo twari dufite bigaragarije yuko tuguwe neza muri imfura, kandi ubupfura bwanyu muzabuhora. Imyicarire bana bacu, reka umusangiza w'amagambo muri iki gitaramo akomeza. Murakoze cyane. Agira ngo muze ibiganza mushimire umubyeyi kandi mwishimire n'umutwaro cyane. Ndagira ngo tubona madamu turabashaka hano. Ndagira ngo tuhaguruke hano na madamu kandi bamusibe. Hari abamureberaga kure ariko murabona ukuntu Theo abonye umutwara inganzo ikamwuzura, ati turabwiriza rwose warize cyane, tambuka neza cyane, muhagarara aho ngaho rwego ruzima. Nimureba noneho nimwimana amashidoro ngahagazira ngo noneho marine cyane pare nana wawe bugufi, ndagira ngo noneho umuhereza ntango y'ikirahure pare yamufasha afite ukuntu agira ngo yakire imvura fatere hano abashyira bayimanye ntabwo ari umusoma.
uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze utateshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza bawe urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we biga umunezero biga umunezero imana ibaremeye ese ifatanyije uramusize uduteje amatage uratuziza iki wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamibwa murakoze twebwe turi umuryango wa mukerarugendo wa meseni tukaba rero bamwe musaza wacu abandi murumuna wacu twishimye cyane rero umunsi w'uko byavuwe ni ukuri twashimye n'imana kuko byagenze neza kandi turanezerewe cyane tewe rero tudifurije urugo rwiza uzabyare uzaheke abahungu n'abakobwa ni ukuri murakoze cyane bari banguye n'impano y'ababyeyi bakambere yanjye none tuberekeye uko bahagarara uricyo wanjye Theo mwita nka murabo wanjye ariko mwita ubu ni imiryango yacu impano nizera ko umusanga ishema abari butahe mu gisaka cyangwa ngo tugire igihe dutegera uburyo ni buvuze ndabishimiye cyane cyukije n'imfura cyane twakishimiye rero murabo wacu